uyu muhungu witwa Madiva ndabyibuka ejo bundi avugana na ntuza na Muyango kuri telefone sibyo kuko Muyango twari turi kumwe iyi afishe ubundi habanje gusohoka afishe ya mbere itariho Keza Teriski habura iminsi 2 uwo muhungu witwa Madiva itayongera yohereza indi afishe iriho Keza Teriski urumva noneho Muyanga hamagara Madiva aramubwira ati Madiva Keza Teriski ntago nge tumeranye neza ku buryo kubera iki utamaye ino afishe mbere Keza ariho. Madiva aramusubiza ati Keza yabidusabye nyuma yuko ya joininga ino event niko kumushyiraho ariko niba mutakorana Muyanga aravuga ati ngewe ntago tumeranye neza ku buryo twahurira mu kazi Eida niba zakora ngewe ntago nzakora niba ngewe nzakora we ntazakora. Madiva aramusubiza kuri iyo ni kuri telefone uri kunyumva Madiva aramusubiza nkumva ngo Keza Teriski n'ubundi ngo na bintu byadanje ngo nango rero ngiye ngo yarinda kujya kunyicira akazi ngo ariko ngo narimbizi ko mutameranye neza ngo kuko Keza Teriski yarabimbwiye uri kumva ko Keza Teriski barabivuganye mbere yuko Muyango bavugana uriya mutipe afata ubutumwa abujyana kwande kwa Keza Teriski. Keza Teriski nawe wenda urumva ko reaction kuvuga wenda ngo kuki se tutakorana ibiki umuntu kubuza umugati n'ibintu byumvikana nawe arafata la posting ariko uwo muhungu witwa Madiva akaba n'ubundi asanzwe afata ibintu bimwe akabibwira nde Muyango bya Keza Teriski bavuganye. Niyo mpamvu nababwiye ngo uyu muhungu uyu witwa Madiva nge uwo munsi bavugana kuri telefone yaba ntarabyiyumviye mbyiyumvira bajya gusinya contract Muyanga ajya gusinya contract y'akazi nta Keza Teriski wari uriho.